nabonye ufite ibisoro aransumba ndacewe kati kure imizigo nk'iyo wanjye oya nawe ntabwo wabonye abasore aransumba cewe usumba imbaka y'ababyeyi bakaba umusore ariko wazamutse ushaka urabura musozi avuga imisozi ya keta cyane aho nayo irazamuka ko hano n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje ubukene bw'umuja we dore ngubu amasekuruza yose azanyira umuhire kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye n'iritagatifu kandi abamutinya bagirira impuhwe ubwo amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yafatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yahananuye abategetsi bakomeye bava mu ntebe zabo maze aguza abakene abashonji abagwirije ibyiza maze abakire bagenda amaramasa yatabaye Israheli umugaragu we kuko yibutse impuhwe ze kuko yari yararimiye abakurambere bacu agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu uko bisanzwe iteka ubahwe n'ubu n'iteka ryose amina. oh ya ini mu waraikunda come
uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutaremba ni wowe niringiye nzaguhabwa amaso buri gihe usaba imbaraga maze sinijyamo bagaragu ba Nyagasani nimuteze mube maso kandi musenge muhore mwitegure kuko umwami ari hafi kuza igihe cy'umukiro kiregereje umucunguzi w'abantu ageze hafi hahirwa abamesa amakanzu mu maraso ya ntama nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bazazukira kuba ntibuzarya Imana bambikwa ikamba ry'ubugingo kuko batsinze nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza nitugera mu birori bya Nyagasani azaduhanagura amarira yose tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza mw'ijuru nta marira nta n'imibabaro nta byago nta n'urupfu cyangwa se amaganya harangwa y'urukundo ibyishimo n'umunezero nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza mwakoze abaririmbyi nimukomere muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza tugiye kumva abagiye kutugezaho amateka y'umubyeyi wacu ugiye bahera mu rugo rwe tubaze umwe mu bana be gishaze kwegera hafi tubwire ku mateka ya papa mu myaka mikeya afite yabanye na papa we tubwire ku mateka ye hanyuma araza simburwa n'umukuru w'umuryango umuvandimwe nawe mu myaka myinshi amuzi mu kigero cye bangana atubwire ku mateka ye ni karibu reka tubakire duhereye kuri papa ishaka kugira ngo
wanjye urakurarikiye cyane umugezi wawe ijabiro ry'urukundo komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntagandabirana mu buzima bwanjye bwose mukorere ubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe nyagasani wowe rumuri runyobora iteka urumuri rwawe ntirujya ruzima yobora intambwe zanjye mu nzira zigana iwawe komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntagandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe nyagasani umwiragije untore iruhande imbabazi zawe ntizigenda imbere ndagusanga n'ubwami bwawe bwishima iteka komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntagandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe nyagasani umumukiro ntazabona ahandi ububasha bwawe bugize iby'intoki nzahora ngusengerera nibane nawe komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntagandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe nasanze umwami ijabiro mu mbaye ni heza hakira naho uzuba ntabwo ari ikizinga ntabwo icuraburi ntigera rihata ndahamagaye nzakubera imbata nzakuramya untware mwami wanjye ntabwo usanga mwami wanjye cyangwa ibitura hagati muri twe twizihirwe tukuvuga umunsi w'ijure na twese dukuramya mwami utetse ijabiro nyasanze umwami ijabiro mu mbaye ni heza hagira naho uzuba ntabwo ari ikizinga ntabwo icuraburi ntigera rihata urahamagaye ndaje nzakubera imbata nzakuramya untware mwami wanjye Uyu ni umwanzi wakuza
umunsi urindurana twese tukuramya mwami utatse ijabiro uzabira mu ngoro ye ni heza hakirana gusuba ntabwo ari ikizinga ntabwo icuraburi ryigera rihata urampamagaye ndashya nzakubera imbata nzakuramya umpaye mwami bakurira kwimika iby'urukundo twizirwa tukuvuga umunsi urindurana twese tukuramya ntabwo uteze ijabiro ijabiro mu ngoro ye ni heza hagira nawe usura ntabwo ari ikizinga ntabwo icuraburi ryigera rihata urampamagaye ndashya nzakubera imbata nzakuramya umpare mwami wanjye amahoro yawe nimuhoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe ubuzima bwanjye bwose nziringira imana nibona ngiye gutsindwa nzambaza imana niyo nyir'ubuvunyi itanga imbaraga ubwo namenye kwikunda nzajya nyihungiraho niyo umukiro nibuhoraho amahoro yawe nibuhoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe hari iby'ubu n'ibizaza ntakiza dutanya kuko imana yadukunze bitagira urugero yageza witanga yezu kristu wadukize ubwo namenye kwinkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro nibuhoraho hari amahoro yawe nibuhoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe ndashaka kwiturira mu rukundo rwawe nyagasani yezu ndagukunda niryari uzaza ngo twibanire mukunzi wanjye urukundo rwawe nyagasani rusaba gukunda ijambo ryawe buri gihe nikuzazi wanjye tubane nzibera mu mahoro maze nture mu rukundo rwawe ndashaka kwiturira mu rukundo rwawe nyagasani yezu ndagukunda niryari uzaza ngo twibanire mukunzi wanjye urukundo rwawe
nyagasani rusaba kubana nawe jambo w'Imana nyagasani Yesu nwatura mu mutima wanjye maze nture mu rukundo rwawe bashaka kwiturira mu rukundo rwawe nyagasani Yesu ndagukunda uzaza ngo twibanire mu buzima Murakoze ndumva turi kwegereza umusozo wa gahunda y'aha ngaha bashakanye akaba yitwa Mukandagano Antoinette. yashatse mu 1956 ashaje afite imyaka 68. abana yabyaye ni 8 bose bariho, abuzukuru be ni 7 nabo barahari. abo yavukanye nabo yavutse mu muryango w'abana 12, papa na mama babyaye abana 12, yari umwana wa 9, yankurikiraga ubwa kabiri. ubwo ni ukuvuga ko hagati yanjye nawe haciyemo abana babiri. icyamuranze mu buzima bwe, uyu Mukama Maurice yaranzwe n'ubunyangamugayo, yaranzwe n'ikinyabupfura, arangwa n'urukundo, yakundaga abantu cyane, yatabaraga, mwitabazaga bamutera umugongo. buri wese bamugeragaho yamwakiraga nk'uko yakira umuryango we, nk'uko yakira urubyaro rwe, nk'uko yakira abavandimwe be. yari inyangamugayo muri byose, yaranzwe n'ikinyabupfura mu buzima bwe bwose. nta n'umwe wagira icyo amunenga. twarabanye turi umuryango we, aratwubaha, turubahana. umuryango asize yakunze kuba hafi, yawutereranye, yakoze ibishoboka byose. nubwo Imana ikoze ibi, ariko abasize ahantu. uko biri kose ni kuri iyi si, natwe turateganya ejo ari ejo bundi buri wese yagenda nk'uko nawe agiye, ariko agiye neza, nta gisebo, nta bunyangamugayo, ntawe usigaye amuvuga ati yari gica, reka da. yari ifura muri byose. tukaba rero tubashimiye abitabiriye uyu muhango, baje kudufata mu mugongo, baje kutuba hafi. Imana ibaha umugisha. umuvandimwe wacu aragiye kuko abandi bose bagenda. Imana imuhe iruhuko ridashira, agenda amahoro. arakoze umukuru w'umuryango ndetse na Mugisha. yagize amateka menshi, ntago ibyo umuntu yagize mu myaka 68 kubivuga mu minota 2 byoroshye, ariko yakoze amateka akomeye cyane. ubupfura yagiraga, ubunyangamugayo yagiraga,
tuzabukomeze twese. Mugisha aravuze ngo ibyo yari buzakore bazakomeza kubikora, ariko ibyo byiza byamurangaga n'abandi bose twese turi hano bizakomeze kuturanga. Mu buzima bw'umuntu aba ari isomo rikomeye, kandi tugomba kujya twigiraho buri munsi ibyiza umuntu akora tukagerageza kubyigana, kugira ngo ibyiza bamuvuga ntabwo ari uko ari ahangaha nuko yabikoze. Rero duharanire kuba inyangamugayo no kugira urukundo no kwitanga, kugira ngo natwe tuzasoze urugendo neza. Komeze mwihangane, kandi koko turashima n'Imana ko aherekejwe, sibyo? Iki nacyo kidutera gukomera nk'umuryango, nk'inshuti, kubona abantu bari hano mwese mwaje kugira ngo mumuherekeze, nabyo tugomba kubishimira Imana. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rero, kugira ngo twururutse umubiri ushyingurwe. Turaza kwakira pastor yegere hafi atuganirize ijambo ry'Imana ritwinjiza mu mwanya wo kugira ngo twururutse umubiri. Namara kwigisha tugiye kururutsa umubiri, abaririmbyi barakomeza kuba baturirimbira. Karibu cyane. Baririmbyi muramuri kudufasha muririmba. Thank you.
ongerera imbaraga nibera uwawe nawe nibera uwawe nawe. murakoze abaririmbyi, tugiye kumushyiraho indabyo. Ni ibihumura neza. Mwami Yesu bamaze kumubika cyangwa kumushyingura, bagiye kumushakira ibihumura neza, kuko nubwo tutakiri kumwe ariko yari uw'icyubahiro kuri twebwe, yari uw'agaciro gakomeye kuri twebwe. Rero ni ikimenyetso cy'uko tumwifuriza gutura ahantu heza. Bityo reka turasaba umuryango, duhereye ku mubyeyi usigaye, aze kwegera hafi, mufashe yegere hafi, afate ururabo ashyireho, hanyuma akurikirwe n'abana be bose uko bangana, begere hafi nabo bashyireho ururabo, akurikireho abuzukuru begere hafi bashyireho ururabo, akurikireho abo bavukana, n'abandi turabakurikiza habo bamaze kuvaho. Abanze mama yegere hafi kandi yihangane, neza wihangane mubyeyi. Reka abana begere hafi bose, mwihangane mwegere hafi, mwihangane mugire akabaraga, mwihangane.
Murakoze umuryango bakire kujya kwicara. Nshimiye cyane by'umwihariko uno muryango wa muzehe ko bamufashije mu myaka 5 amaze arwaye. Ntabwo yabuze umurwaza, ntabwo azize ko ntabwo batamwitayeho. Mwarakoze, mwakoze inshingano zanyu. Umubyeyi wakoze inshingano nk'umubyeyi, abana mwakoze inshingano nk'abana. Mukomere kandi mwihangane. Reka dusabe abavukana na muzehe begere hafi bashyireho indabyo zo kumusezera. Ni karibu aho mwicaye, mwegere hafi. Barakoze. Hari abo yarabereye papa mukuru, abo yarabereye papa mudogo, hari abo yarabereye muyomba. Aho bicaye mwakwihangana namwe mukegera hafi mukamuherekeza. Nyagasani Yezu tumushyize mu biganza byawe. Nyagasani Yezu tumushyize mu biganza byawe. Nyagasani Yezu Muyomba tumushyize mu biganza byawe. Abavandimwe bacu bose tubashyize mu biganza byawe. Nyagasani Mana wowe uzi byose kurusha uko twe tubizi, umwakire umutuza heza, umuhe iruhuko ridashira. Twizeye ko igihe kimwe tuzongera tukamubona.
bisabye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Izina